Musenyeri Umushumba wa Diyoseze ya Butare na Perezida w'inama nkuru y'Abepiskopi mu Rwanda, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rugango, basaserdoti n'abihaye Imana turi kumwe hano uyu munsi, Country Director of Trocare, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbazi, abaturage bo muri iyi paruwasi ndetse n'abaturutse mu yindi paruwasi cyangwa diyoseze. Kristo Yezu akuzwe. Bajya tubwira ko nta kiba kidafite impamvu cyangwa se cyabiteye. Nagira ngo uyu mwanya mu gutangira kugira icyo mvuga, dushimire abatumye turi hano, ubwo n'abasabye imbabazi n'abazibahaye, ariko n'ababakurikiranye muri urugendo rwose. Nagira ngo mumfashe aho turi tubashimire cyane. Nyiricyubahiro Musenyeri, twagira ngo tubashimire ko mwabanye natwe uyu munsi. Ngira ngo mu byiciro bitandukanye by'abamaze gusoza uru rugendo, aho mu karere ngira ngo dufite abagera kuri 86, uyu munsi akaba ari 25. Nagira ngo uyu munsi tubabwire nk'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubw'igihugu ko uru rugendo tutabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, kuko ari ibisanzwe byagakwiye kuba bikorwa mu maparuwase yose, cyangwa se na buri cyiciro cyose buri muntu wese arimo abarizwamo bishingiye ku mateka y'igihugu cyacu. Ariko nagira ngo tubishimire paruwasi ya Rugango mu buryo buhoraho, kandi ubona babigize intego, kandi iteka twishimire uyu musaruro. Nubwo mu mibare bishingiye ku mateka y'igihugu bavuga ngo imibare ni mito, ariko navuga ngo ni imibare y'imbabazi bazivuye ku mutima, ataba ari imbabazi z'urwiyerurutso. Nagira ngo tubishimire paruwasi ya Rugango ndetse by'umwihariko na diyoseze ya Butare, kuko ni umwihariko ngira ngo tugenda tubona hirya no hino. Turashimira abagize uruhare mu gukurikirana abasabye imbabazi ndetse n'abazitanze, kuko ni urugendo ruba rutoroshye. Ubibaze mu minsi, ni iminsi myinshi, ariko ngira ngo amateka y'igihugu cyacu yasize igikomere. Navuga ngo ni n'ubudasa, ndetse n'ahandi bishobora kuba wenda hari n'abo wabibwira. Nubwo twe tubibonye ku nshuro uyu munsi ngira ngo ya 4 turi hano, ariko hari ababibwirwa bakumva ni ibintu bidashoboka, uko umuntu yaba yarakwiciye iwawe wakundaga cyangwa yari umuturanyi, ariko uyu munsi mugatera intambwe mwembi akagusaba imbabazi, nawe ubwe n'ubutwari aba yagize, ariko nawe ukagira n'ubutwari bwo gutanga imbabazi. Kugira ngo turi hano batwigisha urukundo, kubana neza. Imana n'urukundo, Kiliziya n'urukundo. Ngira ngo uyu munsi twongeye kubona icyo urukundo rusobanuye, aho turenga ayo mateka, turenga sekibi, tukaza imbere y'Imana twese tugaca bugufi tugasaba imbabazi. Kandi ngira ngo nubwo habaho ibihano byose bibaho, ari mu nzego z'ubutegetsi, ubutabera bubaho, ngira ngo bwanabayeho kuri abasabye imbabazi hano uyu munsi, ariko ubutabera ku Mana ngira ngo mu gusaba kwemera icyaha ukagisabira imbabazi, iyo wanazihawe buriya n'Imana iba yaziguhaye. Ngira ngo ni umugisha uyu munsi rero kuba dufite abaturage bacu abasabye imbabazi n'abazihawe, kuko ku mpande zombi Nyiricyubahiro Musenyeri habaho gucumura, waba wabitekereje cyangwa utabitekereje, iyo hatabaho gutera iyi ntambwe. Niyo wazinduka ku munsi mugahura, ntiyabura akantu ku mutima kongera kukomanga, ariko uriya ujya uzirikana ko ari wowe wakubujije ibi ngibi, wagutwaye iwawe, ariko nawe ukamubonamo indi ndorerwamo cyane iyo utarabona warateye intambwe yo gusabiza imbabazi. Agiye uvuga, tujya tubyumva ati niwe wamfungishije, niwe umbuze ibi ngibi, niwe umbangamiye, ariko turashima uyu munsi kuba hatewe iyi ntambwe. Turashimira iyi gahunda, kandi tubizeza no gukomeza ubufatanye
ngira ngo hashize igihe dutangiye iyi gahunda mu bufatanye n'iyi paruwasi kugira ngo tujye tunareba n'abarangije iki cyiciro ku buryo no mu buzima busanzwe naho dukomeza kubafasha, yaba ari ukwitabira gahunda zitandukanye za leta, ariko no gukurikirana imibereho yabo kugira ngo barusheho no kugira ubuzima bwiza. Ngira ngo nicyo twifuriza buri munyarwanda wese, ni inshingano zacu nk'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa, ariko ngira ngo abateye intambwe tubizeze ko naho mu miryango aho mutuye ari ubuyobozi n'abaturage dufatanije, twiteguye gufatanya namwe urugendo rushya rwo kubaka amateka mashya, kubaka ubunyarwanda, kubaka imibereho ishingiye ku budaheranwa bw'amateka y'igihugu cyacu, ahubwo ishingiye ku cyo duhuriyeho nk'abenegihugu cyangwa se nk'abaturage b'akarere kacu ka Huye. Turabashimira iyi ntambwe mwateye ibavuye ku mutima, kandi twizera ko intambwe mwateye ntawabibahatiye, ni umutimanama wanyu, hanyuma n'amatsinda agenda bafasha muri uru rugendo. Kandi abamaze gutera iyi ntambwe navuga ko babaho ubuzima bushya, navuga ngo ubuzima bubashimishije, bunejeje abaturanyi, bunejeje n'abo mu miryango yabo. Ubwo duteye intambwe ni imwe mu buzima, ariko mu buzima tugomba kubaho kandi tugaharanira kubaho neza. Turabashishikariza rero no guhaguruka tukayiteza imbere, tugakora, kuko ibi bataratera iyi ntambwe tuzi ko ari muri kimwe kibabuza no kuba bagira icyo bakwigezaho mu buzima. Akenshi haba harimo urwikekwe, umuntu aba afite ubwoba, umuntu aba adafite icyizere cy'ubuzima, ariko ngira ngo icyizere cy'ubuzima uyu munsi twakibonye. Nyiricyubahiro Musenyeri, ngira ngo ukwezi kwa 10 dukunze gufatanya mu bikorwa byahariwe ubumwe n'ubwiyunge, by'umwihariko insanganyamatsiko y'uyu mwaka yadushishikarizaga twese nk'abanyarwanda kugira uruhare mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Ntabwo ubwiyunge bwavuye ahubwo nuko mu bushakashatsi hagiye hagaragara ko hari intambwe ifatika imaze guterwa mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko aya mateka hari aho bigera, yaba ari mu gihe tuba twibuka jenoside yakorewe abatutsi, yaba ari mu gihe duhuye, yaba ari mu gihe umuntu ahuye n'ibibazo mu buzima, ugasanga aya mateka yongeye kumuherana, ya ntambwe twari twarateye ubumwe n'ubwiyunge yongeye kubangamirwa nuko guheranwa n'aya mateka. Iyo habaye gutera iyi ntambwe, ni uburyo bwiza bwo kudaheranwa n'ayo mateka. Turashima rero ko uyu munsi duhuriye hano mu gusoza urugendo rw'isanamitima, kandi twizera ko bizagira icyo bifasha muri iyi ntego twihaye yo gukomeza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Tukanazirikana ko iyi ni intambwe ibitewe, ariko hari ibindi bikibangamiye iyo nzira, harimo byinshi ngira ngo mwagiye muganira muri uru rugendo. Iki ni icyiciro cya mbere, ariko ngira ngo n'abatanze imbabazi hari izo natwe bahora badusaba nk'abayobozi, ariko ngira ngo mu bufatanye natwe mwese ko turi hano byashoboka, cyane cyane iyo umuntu atarashyinguruwe. Iyo umuntu atarashyinguruwe ku mutima aba agifite ikindi gikomeye. Uyu munsi hari intambwe iba yatewe, ariko turashishikariza abari hano ubwo tuba twateye intambwe n'icyo gikomere gishingiye ko umuntu aba atarabasha gushyingura uwe, byagenda bifasha komora ibyo bikomere, kandi bikagenda byubaka ubumwe bw'abanyarwanda twifuza. Nyiricyubahiro Musenyeri, abaturage mwese dutoraniye hano, hari aho duherutse kubona ubuhamya bw'umwe wabonye igihano, anyura mu nzira zisanzwe zo kugororwa, aranagororwa, igihano arakirangiza, asubira mu buzima busanzwe. Ariko yamaze imyaka 5, yaduhaga ubuhamya ko yamaze imyaka 5 adasinzira, akaryama, ariko akaba adashobora kugira gute kugoheka, kubera amakuru yari afite y'ahantu abantu bashyinguye imibiri, ariko atarabasha gutanga ayo makuru. Uwo munsi yayatanze, nawe yabwiye ubuyobozi ati, iteka iyo naryamaga numvaga abavandimwe, inshuti dusangiye kwemera cyangwa se ubuzima bari bashyinguye mu mutima wanjye. Ntekereza ko
n'ubutumwa bukomeye kandi iyi nzira zose nawe yarahanwe ko amategeko abiteganya abantu n'abandi araza turafatanya mu rugendo rusanzwe rwo kubaka iki gihugu cyacu ariko birumvikana ko navuga ngo ntago byari byuzuye kuko za mbabazi uko yumvaga mu mutima ndetse n'Imana dushimira nabyo ntago ntekereza ko n'imbabazi niba yarazisabye ubwo yazisabye igice ariko umunsi yateye iyo ntambwe ayo makuru akayatanga yabohoye benshi mu buzima abari hano n'abatari hano twiteguye gufatanya mu buryo bwari bwo bwose bwatuma n'ibyo bikomere tugenda tubyomora kandi bikazatuganisha kuri ya nzira y'ubumwe n'ubudaheranwa abanyarwanda twese twifuza. Ndashimira ubuyobozi bwa paruwasi ya Rugango ku butumire ariko by'umwihariko n'iyi gahunda kuko bayikora buri mwaka ntago tugira itariki yo kuvuga ngo baratangira iki gihe ariko iteka tuba tuzi ko buri mwaka bazayikora kandi urugendo bakarusohoza tubashije kubona umusaruro nk'uyu twishimira uyu munsi. Ni n'ubwa mbere giye ku giti cyanyu ngira ngo tubashije kubana namwe mu gusoza uru rugendo kwera izindi gahunda zagiye zihurirana ku bindi byiciro byagiye bibanza. Nagira ngo mbabwire ko nanjye nishimiye uyu munsi kubana namwe kandi nishimiye gusozanya urugendo n'aba baturage bacu muri uyu munsi kandi ntekereza ko bigiye kutubera igihango cyo kwerera imbuto n'abandi aho dutuye. Hari benshi ngira ngo muremeranya nanjye ko atari abangaba gusa twagakwiye kuba dutera iyi ntambwe. Abaza gusenga turi benshi ariko abatereye intambwe ni bake ariko ngira ngo buri muntu wese agira umunsi we agira umunsi Roho Mutagatifu nawe azagenderera n'abandi tukabona benshi tukifuza ko bibaye ari abaturage bose b'akarere ka Huye cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange yadufasha kubaka ubumwe n'ubudaheranwa. Ubwo uyu munsi muteye intambwe mwanagize n'amahirwe yo kugenda muri aya mezi 6 twagira ngo tubatume mutwerere imbuto n'ahandi bere ba ambasaderi abakuriye aya matsinda ndetse n'ababigishije kugira ngo ubutaha tuzabone n'abandi bangana nkamwe cyangwa se babaruce mu mibare ndetse badufasha kugira ngo iyi ntego tubashe kuzayigezaho. Ndabifuriza mwese ko muri hano kugira ubuzima bwiza gukomeza kubakira kukuri kw'amateka y'igihugu cyacu ariko tuzirikana ko iyi nzira y'isanamitima ariyo yadufasha gukomeza kubana neza kubana nta rwikekwe kandi tugafatanya mu kwiteza imbere no kumushyira mu bikorwa izi gahunda zose za leta tuvuga ni izacu ni izanyu kandi zigamije iterambere rya buri munyarwanda wese nta n'umwe riheje. Ubwo ibyiza byose biteganijwe twese bitureba reka rero nitwiyimaye amahirwe yuko twaherana n'aya mateka ahubwo dutera iyo ntambwe yo gutsinda ikibi twimika icyiza hagati yacu haranga urukundo habeho ubufatanye kandi n'aya matsinda dukomeze kuyakurikirana yaba ari uyu munsi ndetse no mu bundi buzima busanzwe bwa buri munsi. Hari menshi dukunda gusura bamaze kugera ku bikorwa byiza harenze kuri iyi ntambwe yo gusaba no guhana imbabazi ahubwo bageze no mu bikorwa by'iterambere kandi gahunda zitandukanye za leta zigenda zibashyigikira kugira ngo murusheho kugira ubuzima bwiza. Nagira ngo soreze hano nongera kubashimira mbifuriza ubuzima bwiza mbifuriza no gusoza umwaka neza ndetse no kuzagira n'impera iminsi mikuru isoza umwaka myiza hamwe n'imiryango yanyu cyane ko tugiye kuyitangirana n'ikintu cyiza yaba ari muri Rugango ndetse n'izindi paruwase gishingiye ku rukundo Imana idusaba twese nk'abafite ubuzima muri iyi si. Nagira ngo mbashimire cyane kandi mbizeza ubufatanye n'ikindi gihe kandi dushimira